Bene data, mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Hashize igihe kirekire tutabonana, ariko iyi ni televiziyo ya Mbinawe TV. Ndagira ngo muri kano kanya twongere twubure Bibiliya zacu tuganire ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana dusanga mu byanditswe. Bibiliya n'ubuhanuzi tubwira iby'ubwami bw'Imana. Bibiliya n'ubuhanuzi bwongera bukatwibutsa imibereho hano ku isi, uko tugomba kwihangana no gushikama mu mirimo w'Imana, tukawukomereramo, tugategereza Yesu Kristo ko azaza akadutabara, akadukiriza ubugingo. Tugiye gusoma rero ijambo ry'Imana. Tugiye gusanga mu Bakolosayi ibice 4, turasoma umurongo wa 2 wonyine. Ku badasanzwe kuri televiziyo ya Mbinawe TV, icyo nagusa ni gukora subscribe, ukiyunga natwe. Buri kimwe cyose kinyuze ahanga kikaza kikugeraho nta nkomyi. Ikindi ugatera like, ukakora share, ukohereza abantu bose ubutumwa tuba dutambutsa, cyangwa se bugenda butambuka buri gihe cyose uze bugera ku bantu bose. Mumbere intumwa zo kuntumikira ubutumwa bwose bunyuze ahangaha bugere kuri benshi. Icyo nababwira nuko nabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, abo mu majyepfo, abo mu majyaruguru. Tuba dukurikiwe n'abantu benshi batandukanye. Ndagira ngo buri umwe wese aho kikugezeho ujye uvuga uti amen muri komenti, kugira ngo mbone ko turi kumwe. Kandi hari umuntu wakwifuza ibyo twaganiraho, yanyandikira muri komenti, cyangwa se nkaza gutanga nimero ya WhatsApp, muraza kwisanga muri description, ukanyandikira tukaganira. Byose ni ibivuga ubwami bw'Imana. Kadusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana dusanga mu Bakolosayi ibice 4 umurongo wa 2. Ngo mukomeze gusenga, mubijyemo mushikamye mushima. Iri niryo jambo ry'Imana tugiye kuganira. Mukomeze gusenga, mubijyemo mushikamye, ariko munashime. Ndagira ngo tuganire kuri aya magambo asa n'ahari 3 agize uyu murongo. Ijambo gusenga, twongeye tuganire ku ijambo gushikama, twongeye tuganire ku ijambo gushima. Ibi byose bikusanyiriza kugusenga Imana, kugushikama ku Mwami wacu, kugushima Umwami wacu. Ni ibintu bisa naho bihuza cyangwa se byunganirana, nk'uko umuzi w'igiti wunganira igihimba cyayo, ikongera kunganira amababi wacyo. N'iri jambo niko rimeze. Iyo usenze aba ari intambara. Gusenga ni intambara y'umwuka. Niyo ntwaro dukoresha ku bantu basenga, ku bantu bemera Yesu Kristo nk'Umwami n'Umukiza, ku bantu bemera ko hari imyuka mibi turwanya, ku bantu bemera ko Satani yazi hano ku isi akaba dushaka kudutwara ubugingo. Gusenga niyo ntwaro dufite dukoresha kugira ngo tuneshe uyu mwanzi uturwanya. Gusenga rero si ibintu byo gukora rimwe gusa, ahubwo ni ubuzima bwo gusenga buri gihe. Waba uryamye, waba uhagaze, waba usutamye, waba uri guhinga, waba uri gucuruza, gusenga ni ibintu tugomba guhozaho buri gihe, buri munsi, kuko gusenga tubonye ko ari intwaro idufasha mu kunesha imyuka mibi ya Satani. Yaba mu ntekerezo, gusenga bidufasha kunesha imyuka mibi ya Satani. Iyi ntwaro rero ndagira ngo ngibashishikarize bene data. Niba uzi ko iyo uri ku rugamba hari intwaro witwaza runaka kugira ngo umwanzi atakwataka, ukayikoresha kandi ukumva kutanyuraho umwanzi ari, ntayo ufite, ukaba witeguye guhangana n'uwo mwanzi. No gusenga mwifate nk'intwaro mwifashe
wifashisha igihe cyose, aho muri hose hano ku isi, aho wicaye, aho uhagaze, aho uri mu bantu, mu ivuriro, mu masoko se wagiye guhaha, hose ujye ugendana intwaro yo gusenga, kuko niyo idufasha kunesha umwanzi Satani. Irindi jambo bijyanye bihuza kuba maso. Usenga witonze, uzi icyo usaba kandi ukakibera maso, ukagiharanira kugira ngo hato Satani ataza kuguteshuka akagukura ibyo wizeye. Kuba maso. Umuntu wabaye maso ntiyakwibagirwa gusenga. Umuntu uri maso ntabwo yacikwa akora icyaha. Niyo yacitswe arongera akihana, akongera agasubira ku murongo. Kuko muri isi turimo n'ibyaha tubigendamo, ni nabyo dushakiraho ubuzima. Muri byose turareba tugacumura, twatekereza tugacumura, kandi ibyo byose bikusanyiriza hamwe kugira ngo twongere tube maso, tubyibuke ibyo twatekereje, ibyo twarebye, kugira ngo twongere twigarure imbere y'Imana, tube abiringirwa cyangwa se tube abizerwa, kugira ngo hato Yesu Kristo atatubonaho umugayo. Turakomeza no ku ijambo rya gatatu, naryo risa n'iryunganirana naryo, gushima. Iyo wamaze gusenga wanyuze muri byinshi, iyo wamaze kwibera amaso, ukabitambuka amahoro, urahindukira ugashima Imana. Ugashima Imana yabigutambukijemo, ugashima Imana watakambiye usenga uvuga uti Imana umfashe nyure muri ibi bigeragezo, ugashima Imana uti Imana wowe wansindishirije, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ngibi ibintu bidukwiriye rero bene data, gusenga tugashikama, tukaba maso, twarangiza tugashima Imana kuko idutambukije ibyo tutakwishorozaga, idutambukije ibyo tutabashaga kunyuramo mu mbaraga zacu, ahubwo tukadikisha imbaraga z'Uwiteka kuko twayisabye ngo ibane natwe. Ndabibutsa gato yuko iyi si yacu yagwiriwe n'ishyano, ubwo Adamu na Eva bazaga muri Edeni bagacumura, bakisha, bakambara ibicocero kubw'ibyaha bari bakoze. Imana yahise bavuma, ivuma n'ubutaka, tubaho ubuzima bugoye, ariko mwene data ndakubwira ko itaturetse, yarongeye itugarukaho, aho twari twambaye ibicocero, twituremera imyambaro turambara kubw'ineza yayo. Yirengagije ibyaha twari tumaze gukora, iratwambika. Ni nayo mpamvu kakanya tuvuga ishimwe ry'Imana, kuko Imana yaratwambitse. Nawe mwene data, Imana yaguhaye ibyo kurya. Mwene data huri, iyo usuje amaso inyuma urareba ugasanga kuba uriho ushima Imana, kuba uriho unezerewe, ni ineza y'Imana, ni impuhwe z'Imana, kuko itugirira tutaraba kugirirwa, turi abanyabyaha, ariko Imana ikongera ikatugarukaho ikavuga ati mubeho neza abana banjye. Mwene data, ushobora kuba ubabaye, imibabaro wanyuramo yose, jya umenya ko uri kumwe n'Umwami Yesu. Umwami Yesu abana natwe, iyo twaba turi abanyabyaha abana natwe, iyo twaba ducumura bimeze bite abana natwe, akadukurikizaho imbabazi ze n'amahoro ye, kugira ngo hato tuzongere duhindukirire, twihane, twongere tunezeranwe n'Imana, twongere dusabane nayo, aho usabane mwebwe ntibwabuze, twongere tubagarure, twongere duhuze n'Imana. Ni nayo mpamvu yahindukira ikazana Umwami wacu Yesu Kristo, akadupfira ku musaraba, akikorera ibyaha byacu, akabambwa. Iyo ni neza y'Imana, urwo ni urukundo rw'Imana Imana yatugiriye. Na bugingo n'ubu ngubu ikibitugirira, buri wese yazaba ashima avuga ibyo Imana yamukoreye, bitabuje ko ari umunyabyaha, atari umukiranutsi, ahubwo ari impuhwe z'Imana. Imana rero bene data iracyadufitiye impuhwe, aho uzagera ugacika intege, uzitabaza Uwiteka azagutabara. Nasoza mbabwira nti mugire intwaro yanyu gusenga, kandi ibyo musenze mubibere maso. Nimubara kwibera maso, muzatabaruka mushima, kuko Imana yabashimishije, kuko Imana yabanesheje.
Imana ibaha umugisha. Imana ikwegere mwene data ahuri, iguha umunezero wo mu mutima ititaye ku byaha ukora, ariko nawe uhindukirire uyigarukire kubw'ineza yakugiriye. Reka dufatanye dusenge kugira ngo muri kano kanya Imana ikomeze ibane natwe, yirengagize ibyo tuyikoraho byose, yirengagize ibicumuro byacu, itugarukeho, yongere ibane natwe mu buzima bugoye turimo, mu mibereho ya buri munsi, mu bushomeri urimo, wowe utabaza Imana izibane nawe. Kadusenge. Uwiteka Imana yacu, uri umurengezi wacu, kandi data mwiza waravuze ngo ntawe uzaguhungiraho ngo buri icyo umuha. Data mwiza natwe muri kano kanya dukoresha abantu hirya no hino hose, aho bari, aho bashakisha, aho bananijwe n'uburwayi, aho bananijwe no kubura ibyo kurya, aho bananijwe n'ibintu byinshi biri kubahangayikisha bigatuma biheba. Cyo gusabye ni ukugira ngo data mwiza ubegere, bamenye ko hari, bamenye ko ari wowe murengezi wacu, bamenye ko ari wowe byiringiro bizima bidateshwa kudutabara, ahubwo bakwiringire bakwizere. Kandi mwene data wowe udukurikiye aho uri hose, aho wakumva ukitirage, jya witabaza umwami Yesu, witabaza usenga, witabaza amaso, maze ushime uko Imana yakugiriye neza. Ngaho komeza abafite intege nkeya, komeza abatenyerutse, komeza data mwiza n'abafite ibyiringiro byo kuzakubona, kugira ngo bakomeze ibyo byiringiro bazakubona amaso ku maso, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Bene data rero, iyi ni Yambi Nawe TV, aho tuvugira ijambo ry'Imana, aho tubabwira ibyo bwiru bw'Imana, aho tubamenyesha iby'ubuhanuzi bwa Bibiliya, kugira ngo duhindukirire tumenye ukuri kandi tumenye uwo dukorera, tumukorere tudushikamye, twifashisha intwaro yo gusenga, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.